ndakwinginze ngufashe abana bababaye nkanjye batawe n'ababyeyi babo ubarinde ishavu nk'iryo ngira. Murakoze, nitwa Nyirayeze Angelique, nkaba ndi umumama nyine w'abana 6 nk'uko umwana nyine yabibabwiye. Nuko nyine turabakena ariko turashima Imana, nubwo nyine ntabana na papa we twaje gutandukana, nkaba mbarera mfatanyije n'umubyeyi wanjye, tubana na kaka, ariko ndumva nta kibazo. Turashima Imana kuko hari n'abatagira amaboko cyangwa se amaguru bariho, ariko turashima Imana izageraho iduhindura amateka. Gusa umwana wanjye nanjye mba numva namushishikariza kwiga akazagira icyo ageraho, ntazagume muri ubu buzima. Nyine buriya amarira mbona ko arira, Uwiteka Imana izayamuhoza. Data nigeze gira icyo amara, kandi ngo umunyarwanda yaciye umugani ngo yego nambwa urugo batayisunitse. Data nawe ntabwo zakamukuruye nta kindi nabago, ariko mama we yaremeye arandera. Mama uri neza utatezuka kuri njyewe, mama uri ngo akazitanga ubugingo mu kubaho kwanjye. Gira icyo ukora, wagize icyo ukora kugira ngo nkure, ariko mama ndagusaba imbabazi ko njye natazaguhemukira nk'uko data yaguhemukiye. Iyindi ngingo, abagabo bafata abana nk'inyamaswa. Burya iyo umugabo amaze kubyara abyita nyine ko yashyize umwana ku musozi, akirirwa avuga ko afite umwana, kandi mu rugo iyo ahageze aho aryamye amworosaho ikirago nk'utamushaka. Kandi abagabo nasanze nta cyiza cyabo. Ino TV, likinga, kora subscribe gutya. Guhoberana namwe bikura bicuro ku mutima, inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza. Jya wiga kubanira neza abandi, ijuru rizaguhemba. Uwima umuto abayimye umukungu. Ntukarye amanwa aho wakavuze, ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze. Nkugira inama yo kwizera. Kwizera niko kwatumye Daniel ava mu rwobo rw'intare. Kwizera niko kwatumye abasore 3 bava mu itanura ry'umuriro. Kwizera kandi niko kwatumye Mose yambuka inyanja ahumutse ahareba. Ntukibuke Imana ibibazo byaje igihe udasenga, nta humure uzagira. Mu byo ukora byose ntukaburire Imana umwanya, cyane ko ubutunzi bw'isi bwo buyoyoka nk'igicu. Tubaha ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese kuri Ino TV, by'umwihariko abari hano mu misozi y'iwacu mu Rwanda, mu ntara enye n'umujyi wa Kigali, abari mu bihugu byo hanze ya Afurika, by'umwihariko abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada dukunda kubabona, abari mu Bufaransa, abari muri Kenya, abari muri Mozambique, abari muri Zambia, abari i Burundi, ibihugu byose, n'abari muri India, muri Oman narababonye. Mwese mukunda Ino TV, tubahe ikaze cyane. Nanyarukiye mu majyepfo y'u Rwanda, ni mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Nyabimata, mu kagari kitwa Mishungero n'umudugudu wa Mishungero. Ahambazaniye inkuru y'uyu mwana, ntabwo ari inkuru ishimishije, ariko ni byiza ko tubereka ibyiza tukabereka n'ibibi
kugira ngo bitwigishe uko byamera kose. Izo nkuru zose murazikeneye, by'umwihariko abafite ibibazo cyangwa se inkuru yawe ikaba imeze nk'iy'uyu mwana, reka nkwingingire gukomera kandi tunakomezanye, duhumurizanye, Imana ibagirire neza. Uyu mwana ni muto, tugiye kuganira nawe, afite amarira menshi, ariko abana muri kino gihe turimo bafite ibikomere by'ubuzima. Rimwe na rimwe aho usanga umwana yibana, abo barahari, abandi ugasanga babana n'umubyeyi umwe, ababyeyi batabana bose, ahandi ugasanga umwana n'imfubyi, abandi ugasanga bari mu muhanda. Ibyo byose ni inkuru ziri kuri iyi mihanda. Uyu mwana rero story ye arayitwibwirira, ariko cyane cyane ntabwo yishimye nyine. Urumva no gutangira arira ni ikimenyetso cyerekana ko atameze neza. Gusa muri iyi nkuru ndifuza ko uyu mwana wamuhumuriza, ukamugira inshuti yawe, ukamugira inshuti pe, kubera ko birashoboka ko wamugira inshuti ukamuhumuriza, agakomera, agakura afite icyizere, azi ko uko byamera kose ejo bizagenda neza, ejo bizamera neza, ejo ubuzima buzahinduka, azaba umugabo akamererwa neza. Reka tumwakire. Ni umwana uzi ubwenge, nubwo ariho arira ntabwo ari bubure kutuganiriza. Namubonye, abanze abibwire, ababwire amazina, ababwire n'imyaka afite, hanyuma tuze kumubaza ikimuriza. Yego, witwa nde nshuti yanjye? Amazina nitwa Nsanzimfura Eliel. Yego, uvuka hehe? Ubwo uratubwira aho mutuye. Ni mu kagari ka Mishungero, mudugudu wa Mishungero. Yego, ntibyabaye ngombwa ko nishima kubwo umubyeyi ariko nishimira mama, n'umubyeyi unshimisha nka mama. Rero nashatse kuzana icyakwereka ko umubyeyi w'umumama akwiriye guhabwa uburenganzira ku mwana we, kugira ngo agire icyo yamufasha, kandi n'umwana ejo azakimugirira. Natangiye mvuga ni ababyeyi b'amama muri abo kwita, muri abo kubahwa, kubera yuko impamvu itumye mbivuga, data ntiyigeze gira icyo amara, kandi ngo umunyarwanda yaciye umugani ngo ntambwa irenga urugo batayisunitse. Data nawe ntabwo zakamukuruye, nta kindi nabago, ariko mama we yaremeye arandera. Mama uri neza udatezuka kuri njyewe, mama uri ngo akazitanga ubugingo mu kubaho kwanjye. Gira icyo ukora, wagize icyo ukora kugira ngo nkure, ariko mama ndagusaba imbabazi ko njye nataza guhemukira nk'uko data yaguhemukiye. Iyindi ngingo, abagabo bafata abana nk'inyamaswa. Burya iyo umugabo amaze kubyara abyita nyine ko yashyize umwana ku musozi, akirirwa avuga ko afite umwana, kandi mu rugo iyo ahageze, aho aryamye amworosaho ikirago nk'utamushaka. kandi abagabo nasanze nta cyiza cyabo, nubwo nasanze nta cyiza cyabo ariko nasanze ababyeyi b'abamama muri imfura, kandi ndabifuriza umugisha ku Mana. Komera. Eliya, ufite imyaka ingahe umuhungu wanjye? 12. Wiga mu kangahe? Mu wa 4. Wiga mu wa 4. Hari abandi bana muvukana? Ni bangahe? Ni 6. Harimo abakobwa bangahe n'abahungu bangahe? Nta mukobwa urimo.
bose ni abahungu. Bariga bose? oya yiga njyewe na murumuna wanjye. Ubwo abandi bane bose ntibiga? ariko Yego. abandi babiri baracyari bato ariko nyine bo baratekereza kwiga. Ubwo bandi babiri bo barakuze ariko ntibiga? Kubera iki batiga? ni ibibazo nyine byatewe na data. Papa wanyu babyara ntabwo mubana? reka Hashize igihe kingana iki ko mbona ukiri muto wabimenye ryari? ndumva yaradutaye mfite nk'imyaka 8. Imyaka 8. Hashize igihe kirekire. Kamera. Urasenga? Cyane. Fata aka kanya banze usengere n'abana bafite ibibazo, cyane ko impamvu usabye umwana gusenga, ijambo ry'Imana riravuga ngo nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, kubona ubwami bwo mu ijuru biragoye. Abana Yesu yarabashimye cyane mu gihe abigishwa be bari babacyashye, maze arabaterura arabiyegereza. Ni ukuvuga ngo hari abana bababaye mu gihe turi gukora iyi nkuru, hari abana bababaye kimwe n'uyu muri kubona kuri mikoro, ariko hari abandi benshi bababaye rimwe na rimwe, kuko ugasanga ababyeyi nibo ba nyirabayazana. Abana ni abaziranenge, nta kintu batwaye, nta n'icyo babangamiye. Isi rwose n'ibyago igira n'ibibazo igira, nta mwana ujya ubuza isi umudendezo. Fata aka kanya ubanza usengere n'abana bafite ibibazo bagenzi bawe. ndakwinginze ngufashe abana bababaye nkanjye, batawe n'ababyeyi babo, ubarinde ishavu nk'iryo ngira. ubwo data ibyo yakoze bitanshimisha, ndakwinginze ngo rero udufashe tuvemo u Rwanda rw'ejo, natwe tugire icyo kwimarira. amen. Akoze cyane. Umwami Yesu yamaze kumva isengesho ryawe, ni isengesho rivuye ku mwana muto. Ntekereza ko nawe nimba udukurikiye gukora inkuru nk'iyi ntabwo biba binyoroheye. Ndi umuntu ugira emotion z'abana cyane, mumbabarire munyihanganire. Hanyuma ndagusaba nkwinginga kugira ngo ujye uba hafi y'abana nk'aba, kandi no kuri Imana yo mu ijuru Data wa twese ushobora byose izagufasha. Uyu mwana aravuga ati turabana 6, ntabwo tubana na data, kandi birumvikana nyine umwana arababaye. Urabana benshi banezezwa no kubona ababyeyi babana. Mushobora no kugirana ibibazo ntimubane, ariko byibura nk'umubyeyi ukagaragaza ubupfura no kuba hafi y'abana bawe cyane, ukabikora rwose ukabyitaho kugira ngo abana batakubona nk'ikindi kibazo. Gariye karame, duha ishusho ya mama, mubayeho gute? tubayeho nabi, ariko ntibikabije kuko mfite mama unkunda, kandi sinjya kunda njyenyine. iyo abari njya kunda njyenyine, ninjye aba yaragiye asanga umukecuru ari njye ajyanye, ariko kuko ubw'impuhwe z'umubyeyi yagize neza, twese aratujyana. ubu dufite umutekano, ariko ntidufite uhagije kuko data yadutaye. kandi nsaba Imana ko twagira icyo twigezaho. Mubana na kaka wanyu, ntago muba iwanyu? Ngira ngo murumva ko ari inkuru ibabaje. Ni byiza ko njya nzamo nkamuruhura nyine kugira ngo adakomeza avuga mu firizo. Arababaye, n'akana kababaye pe, kababaye rwose, ariko murumva ko ari n'umwana ubabaye, ko ni n'umugabo. Murabyumva, n'umugabo uko byamera kose, waba uri umusore waba uri umukobwa, noneho akarusho kabura umubyeyi, umugabo cyangwa umugore, urumva ko uyu mwana ari intwari. Buryo umwana urira ariko akanarasa ku ntego mu mvugo, urumva ko adasanzwe. Ntabwo ushaka kubaza ibintu byinshi uyu mwana,
wenda nshobora kuzagaruka ngize n'icyo muzanira, naje nta kintu uzanye, Imana imbabarire, ubutaha nzamusura afite ikintu nazanye, ahubwo ndashaka kugira utuntu mubaza, ntekereza ko n'abadukurikiye namwe mushobora wenda kuba ariho mwanahera tugashyigikira uyu mwana wacu. Hari abana benshi babaye nabibabwiye, ariko nyine hari abo muba mutazi, ariko nk'uyu nguyu uje kuri kamera, inshuti yanjye, nubwo wavuga uti uyu mwana ngiye kwita ku ishuri rye, birashoboka. Nubwo wavuga uti ngiye kwita ku myambaro ye, birashoboka. Kandi wabikora uri umusore, wabikora uri n'umukobwa, wabikora uri umubyeyi wabyaye uzigise, cyangwa se ukaba warashatse uri umugabo w'agaciro k'umwana. Duha ishusho, kubera icyo ukunda kwiga, impamvu ni iyihe? Impamvu ituma nkunda kwiga, Yego. nibaza ko nize nabona akazi nkagira icyo marira mama, kandi na bakuru banjye n'abarumuna banjye abasha kugira ngo twiteze imbere. Niyo mpamvu mama, komera, nabo bakiga n'imyuga babaho rwose, kandi mukiteza imbere mugashyigikira umubyeyi nk'uko bivuze. Uri umugabo kandi uzakomeza uri umugabo. Hanyuma uri mu mwaka wa 4, mu ishuri bimeze gute? Hari imbogamizi wagize? Amasomo yawe agenda neza cyangwa biranga nyine bikagorana? Agenda neza, ariko iyo nadatekereje mama, iyo natamutekerejeho cyane. Utekereza mama waweho cyane kubera iki? Kubera ko nawe nyine Yego, ntahagira aho guhinga, yakura uwo mwambaro wo ku ishuri cyangwa n'iyo kaye. Imana izagushyigikira, Imana izagushyigikira. Ndumva ashaka ko ikiganiro tugihina. Abadukurikiye kuri ino TV, mwihangane duhina ikiganiro kubera amarira y'umwana. Uyu mwana ni umuntu ukunda nyina ku rwego udashobora kumva, ndetse akamwifuriza ibintu byiza cyane. Yavuze ati ntabwo tubana na papa wacu, kandi si uko tutabyifuza, tuba twumva twabana na papa wacu, ariko papa wacu ntabwo tubana, turi abana 6. Muri abo ngabo bakuru banjye ishuri barivuyemo kubera ubwo buzima. Aravuga ati tubanira na kaka wacu, tuba twifuza ko mama wacu yagira ahantu abavandimwe banjye bakaba bameze neza. Nyine ni akana kababaye. Ngira ngo mwabyumvise rero, reka ikiganiro tugihinira ahangaha, ahubwo nongera kubibutsa ko burya gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Tuzi abantu benshi basapotinze abana ukakira umwana nk'uyu nguyu, nukura akaba umugisha kuri wowe, akaba umugisha, kandi ukabona umugisha mu byo ukora, kubera ko nyine hari icyo wakoreye umuntu ukamuha ibyishimo. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo gutanga bizana n'umugisha kurusha guhabwa. Abantu benshi muri iyi si tubereyeho kubabaza abandi, ariko si wo mugambi w'Imana, si wo mugambi Imana yaremeye umuntu. Imana yaremye umuntu imuremera undi kugira ngo abantu bagire ibyishimo. Ni nayo mpamvu nugira ibintu ntugire abantu bo kubirya ntacyo bizaba bikumariye, nugira ubuzima ariko ntutekereze ku bandi. Yesu yaravuze ngo naje mbabaye ntimwangaburira, naje nambaye ubusa ntimwanyambika. Abenshi barabaza ngo ese ni ryari Nyagasani twakubonye ntidugukorera ibyo? Ati igihe mwangaga gufasha umwe muri bariya bene so, burya nige mwari mubikoreye. Umuntu ashobora kuza ku rugo rwawe ashonje yabuze n'umwambaro, ntumenye ko ari intumwa y'Imana. Umuntu ashobora kuza kuri iyi mikoro yacu, rimwe na rimwe harahita bavuga ngo ni ubucuruzi. Inshuti yanjye, ibyo nimba ubivuze ni ku giti cyawe, umenye ko buriya umuntu wese akora ikintu hari ikimusunika. Nawe ntabwo ntekereza ko nirijwi ry'uyu mwana ushobora kuryumva, ntugire icyo uko, ariko mu mutima wawe hakazagira undi
byanga bikunda uzagirira impuhwe. Ibintu byose rero bigera igihe bikaza ukabikora ubikunze. Nuhitamo gushyigikira uyu mwana akiga neza, ubikora ubikuye ku mutima, Imana izaguha umugisha. Kandi cyane cyane njyewe ntago ngisaba abantu bakuru, njye nsigaye nisabira abajene cyane cyane abasore n'inkumi, n'abantu bagira urukundo, n'abantu bagira impuhwe. Hari umusore ushobora kubona uyu mwana akamukunda, hari umukobwa ushobora kubona uyu mwana akamukunda akavuga ngo njyewe uyu mwana ndaza kujya mwishurira ishuri, ndaza kujya mwambika. Ndumva rero twabashimira cyane. Ni umwana mwumvise usenga, turabashimiye. Reka tureke umwana gusa, tuzakomeza tuganire n'uyu mwana mu buzima bwose turi kumwe, mu gihe akiriho natwe tukiriho, n'abadukurikiye mukiriho, tuzakomeza gufatanya. Bifurize amagara mazima. Reka musabe yongere akomere nanone abasengere, cyane cyane asengera abana bafite ibibazo n'ababyeyi babo. Abana bafite ibibazo n'ababyeyi babo nabo bafite ibibazo nk'ibya mama wawe, ongera usenge kandi ukomere. Data mwiza, data gitare gikomeye, ndakwinginze gufasha abana bashavuye ndetse n'ababyeyi babo kugira ngo bihanganire muri wowe, bagire inzamura bushobozi yo kukubaha ndetse n'iyo kugutakambira, kugira ngo igihe uzaba ugarutse natwe tuzatahe mubo uje gusarura abawe, natwe tuzabatahemo, tuzashima Imana wowe rurema. Ndakwinginza abateraniye ku misozi yose ndetse no mu macumbi yabo bose ubahe imigisha ituruka iwawe. Amen. Amen. Murakoze inshuti zacu abadukurikira kuri no TV, Imana ibahe umugisha cyane. Tuzanezezwa nuko muzatera umwana wacu, umwana wanyu ingabo mu bitugu. Imana ibagire neza cyane, ibahe umugisha. Ariko aho nifuza ko mukubita umwotso cyane ni ku ishuri ry'uyu mwana cyane, aho ho rwose ubwo n'ahandi ari ngombwa, ariko uyu mwana biragaragara ko afite ubwenge cyane. Agiye mu ishuri akaniga bien sana, ntihagire ibibazo bizamo, byaba ari umugisha. Mudufashe, Imana ibagire neza. Ndabakunda, nitwa MC Misango. Ibiganiro bya Ino TV byo nakagaruka. Ino TV, likinga, kora subscribe gutya.